Hari umuryango wari utuye mu gace kamwe kari gatuyemo abaturage basanzwe. Ntibari bakire cyane ariko nanone bari bari mu mibereho mibi kuko ababyeyi bari bafite imirimo yabafashaga kurera abana babo no gukemura ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Umugabo yari afite akabari kihagazeho mu rugero kandi niko yari yarakuyemo imibereho y'umuryango mu myaka myinshi yari ishize. Ntabwo yari umuntu ukora ubucuruzi bwihishe cyangwa ngo agurishe ibintu bitemewe. Yari afite ibyangombwa byose byasabwaga, yarakodesheje inzu yakoreragamo, afite ibikoresho bikenewe kandi buri gihe yageragezaga gukora ibintu mu buryo bwemewe n'amategeko. Yishyuraga imisoro, akishyura ubukode, akishyura abamufashaga mu kazi, kandi amafaranga avaga muri ako kabari niyo yamufashaga gutunga umuryango we, kwishyurira abana ishuri, kugura ibiribwa no gukemura ibindi bibazo by'urugo. Ku rundi ruhande, umugore we nawe yari afite aho acururiza mu isoko ryari rizwi muri ako gace. Yacuruzaga ibintu byemewe, akabigura ahantu hasanzwe, akabishyira ku isoko, akishyura amafaranga yose yasabwaga kandi nawe agatanga imisoro. Umuryango wari waramenyera ubuzima bwo gukora mu gitondo, buri wese akajya ku kazi ke, nimugoroba bakongera gusubira mu rugo bakaganira ku byo bakoze uwo munsi. Umwana wabo w'umukobwa w'imyaka 14 yari yaramenyereye kubona ababyeyi be bajya ku kazi mu gitondo, ubuzima bugakomeza uko bwahoze. Nta muntu uri gutekereza ko mu gihe gito gusa ibintu byari bigiye guhinduka. Umunsi umwe hatangiye kumvikana inkuru z'uko hari inzoga zimwe na zimwe zari zaragaragaje ko zitujuje ubuziranenge kandi ko zishobora guteza ibibazo ku buzima bw'abazinywa. Abayobozi batangiye gufata ibyemezo byo kuzihagarika no kuzikura ku isoko kuko byari ngombwa kurinda abaturage no gukumira ko abantu benshi bakomeza kunywa ibinyobwa bishobora kubagiraho ingaruka. Se w'umwana wumvise ayo makuru ari mu kabari ke ntiyabibonamo ikibazo gikomeye cyane kuko yizeraga ko niba hari ibicuruzwa byagaragaye ko bitujuje ubuziranenge bigomba gukurwa ku isoko, ariko rubanda bagakomeza kubona imibereho. Gusa uko iminsi yashiraga niko yatangiye kubona ko icyemezo kitari kugarukira ku nganda nkeya gusa zabikoraga. Inzoga zose zari ziri mu tubari zagombaga kumenwa. Icyamubabaje cyane si uko leta yari yafashe icyemezo cyo gukura ku isoko ikintu cyashoboraga guteza abaturage ikibazo, kuko nawe ubwe yumvaga ko ubuzima bw'abantu bugomba kurindwa. Ahubwo icyamubabaje ni icyari gukurikiraho kuri we n'umuryango we nyuma yo kumenerwa inzoga no kubuzwa kuzicuruza. Ntabwo ari nyiri uruganda rwakoze izo nzoga, nta ruhare yari yaragize mu kuzitunganya, kandi nta nubwo yarazi ko zifite ikibazo mu gihe yaziranguraga. Yari yaraziranguye mu bucuruzi bwemewe, azi ko zemewe kugurishwa, kandi yari yarakoze ibyo yasabwaga byose kugira ngo akabari ke gakomeze gukora. Nubwo byari bimeze bityo, abashinzwe kugenzura ibyo bikorwa baraje bamusaba kumena inzoga zose ndetse akabari ke gahagarara burundu. Yari yararanguje amafaranga menshi kuko izo nzoga zanyobwaga cyane. Nibwo yarakiva kurangura akabari kuzuyemo inzoga. Mu kuzimena nta n'icupa na rimwe yari yakagurishijemo. Kubera iyo mpamvu mu rugo ibintu byahise bihinduka. Ku munsi wakurikiyeho umwana yabonye se yicaye igihe kirekire ntiyajya ku kabari nk'uko yarasanzwe abikora. Ahubwo yamwumvise avugira kuri telefoni yashaka kandi kazi, bakamubwira ko abantu benshi bari bafite utubari bahombye kandi ko bari gushaka akazi bakakabura. Ntiyari yarize ngo wenda yakwishingikiza kuri diporome, nubwo nawe kuyibonera akazi byari ikibazo gikomeye. Nta matungo yari afite ngo yayitaho kandi nta mirimo yagiraga ngo wenda yayihugiraho. Ikirenze kuri ibyo, nta nzu zikodeshwa yagiraga ngo wenda abapangayi bazajya bamwishyura. Akabari yakabonagamo byose kandi byari bimuhagije. Umugore nawe yaragikora ku isoko, ariko nawe ntiyarazi ko ikibazo cye cyari kiri hafi kuza. Hashize iminsi ine gusa utubari tumwe dufunzwe, inzoga zimwe na zimwe zigakurwa ku isoko, havutse ibibazo mu isoko yakoreragamo, maze hafatwa icyemezo cyo kurifunga kugira ngo ibibazo byaryo bikemuke. Barifunze nta muntu bamenyesheje n'umwe. Mu gitondo uwo mudamu yagiye ku isoko nk'uko yarasanzwe abikora, yasize ibicuruzwa bye mu kazi ko mu isoko birimo imboga n'imbuto yizeye ko agiye kongera gukora. Yari yarabiranguje amafaranga ye yose yizeye ko none harakuramo inyungu ifatika. Ikibabaje yageze ku muryango w'isoko asanga ufunze. Yarahagaze areba ku muryango, areba abandi bacuruzi bari bahagaze aho, bamwe bibaza uko bari bubeho, abandi batangiye guhamagara mu miryango yabo, agira ngo inkuru itagira amazi mwasha umutima. Nawe nta ruhare yari afite mu bibazo byari byatumye isoko rifungwa. Ntiyari yaracuruje ibintu bitemewe, ntiyari yararenze ku mabwiriza, kandi yari yarakomeje gutanga ibyo yasabwaga gutanga byose kugira ngo akazi ke gakomeze. Ariko nawe yarasigaye ari umuntu udafite icyo akora. Ikibabaje, ibicuruzwa bye birimo amapapayi, imyembe, za watermelon n'izindi mboga byari kwangirika mu masaha make mu gihe bitari kuba bicurujwe. Uwo mugoroba ababyeyi bombi biciye mu rugo bameze nk'abapfushije. Umukobwa wabo yaratangiye kubona ibintu atarasanzwe abona. Se ntiyaragifite akazi yarasanzwe afite, nyina nawe ntiyarazi igihe isoko rizongera gufungurirwa. Buri kanya yabaga avuga ati, imboga zanjye ubu ngubu ziri gupfa, imbuto zanjye ubu ziri gupfa, n'ibiryo nziza na hano tuba turi kuzirira. Kuki bafunze ntibatumenyeshe bagafunga tudakuyemo ibintu byacu? Nubwo bari bakigerageza kumwereka ko ibintu bizagenda neza, uwo mwana witwaga Karumeli yumvaga ko hari ikibazo gikomeye cyane mu muryango wabo. Hashize icyumweru kimwe se yaramubwiye ati, mwana wanjye, hari igihe ibintu biba bigomba guhinduka kugira ngo abantu benshi barindwe. Umwana amureba ati, ariko se papa, wowe wakoze iki?
Sati ntacyo nakoze mwana wanjye, nanjye ndabitekereza. Ayo magambo yatumye umwana atekereza cyane. Ntabwo yari ari kurwanya icyemezo cyo kurinda abaturage, kandi ntiyarasobanukiwe neza ibibazo byose byari byaratumye inzoga zihagarikwa cyangwa ngo isoko rifungwe. Ariko yaratangiye kubona ikintu kimwe cyari kigoye gusobanukirwa. Ese umuntu yatakaje uburyo bwe bwo kubaho kubera icyemezo cyafashwe kugira ngo abandi barindwe, kandi we akaba nta kosa yakoze, nyuma yateganyirizwa iki? Iyo nyina yabaga yicaye yivugishaga ko imbuto n'imboga yari yarasize mu kazi k'umunsi isoko rifungwa zangiritse, kuko nta muntu wari warigeze ajya kuzikura aho zari ziri, kandi nta n'uburyo yabonye bwo kuzizana mu rugo ngo bazirire cyangwa se ngo wenda zicururize ahandi. Yabitekerezagaho amarira akamanuka ku matama. Icyababazaga kurushaho ni uko buri wese yababwiraga ko bagomba gushaka ubundi buryo bwo kubaho. Ku maradiyo, kuri televiziyo no mu biganiro bitandukanye, Karumeri yumvaga abayobozi bavuga kenshi ko abaturage bagomba kwihangira imirimo, bakareka gutegereza akazi kava ahandi, bagakoresha amahirwe ari imbere yabo kugira ngo biteze imbere. Nta kibi yabonaga muri ayo magambo. Mu ishuri nawe yari yarigishijwe ko umuntu agomba kugira inzozi, akiga, agahanga udushya, kandi akagerageza kwihangira umurimo. Ariko ikibazo cye cyari gitandukanye n'ibyabo. Yarebaga asa akibaza aho umuntu w'umugabo mu myaka ye, wari umaze imyaka myinshi akora akazi kamutunze yamenyereye, yakura igishoro cyo gutangira bundi bushya kandi ataranabiteguye. Umunsi umwe Karumeri yumvise asabwira nyina ati, ntabwo ndwanya ko bahagaritse ibyo bintu. Niba koko byari bibi ku buzima bw'abantu, bagombaga kubihagarika bihuse. Ariko ndibaza niba umuntu nkanjye nta handi yagombaga kwerekezwa mbere yo gusigara nta kazi mfite. Nyina ati, nanjye nuko. Nta muntu nabonye wambwira ngo isoko ryafunzwe, ariko ngo nitugufashe kubona ahandi wakorera. Buri wese aratubwira ngo dushake ibindi byo gukora. Karumeri yumvaga ibyo byose ariko agakomeza guceceka. Ntiyashakaga ko ababyeyi be bamenya ko ibyo bavuga byamwinjiyemo cyane. Mu minsi yakurikiyeho ikibazo cyarushijeho kugaragara. Se yagerageje kureba niba hari ahandi yafungura akabari, ariko abona ko ibyo bitashobokaga kubera ko gahunda nshya zari ziri kugenda zihindura uko ubwo bucuruzi bwakorwaga. Yatekereje gutwara ibintu n'abantu, ariko nta moto cyangwa imodoka yari afite, nta na perime yewe yagiraga. Yatekereje gukora ubucuruzi bw'ibindi bicuruzwa, ariko igishoro cyari ikibazo. Nyina nawe yagerageje gushaka ahandi yakorera, ariko abona ko n'abandi bacuruzi benshi bari mu murongo umwe wo gushaka ahantu hashya, kandi byari bikigoranye. Umunsi umwe Karumeri yagiye ku ishuri maze abarimu babaganiza ku iterambere ry'igihugu. Umwarimu umwe yababwiye ko igihugu gitera imbere y'abaturage bakora, bakihangira imirimo, bakongera umusaruro, kandi bakagira uruhare mu bukungu bw'igihugu. Abanyeshuri benshi barabyishimiye, abandi batangira kuvuga imishinga bifuza gukora nibamara gukura. Karumeri we yaracecetse, yumva hari ikibazo cyamunaniye kuvuga. Nyuma y'isomo, umwe mu banyeshuri aramwigira amubaza impamvu yaracecetse. Karumeri aramusubiza ati, hari ibyo nari ndimo gutekereza. Undi ati, ni ibiki? Karumeri ati, ese iyo umuntu yari afite umurimo, agakora ibintu byemewe, agatanga imisoro, hanyuma umurimo ugahagarara kubera ko igihugu gifashe icyemezo cyo kurinda abaturage, uwo muntu nyuma yaho aba ahate? Uwo munyeshuri w'umuhungu yabuze igisubizo. Karumeri yatashye atuje, ariko ikibazo yakomeje kugitekerezaho. Mu rugo yari yatangiye kugira gahunda yo kujya gushaka akazi buri munsi, nubwo rimwe na rimwe yagarukaga ntacyo yabonye. Nyina nawe yatangiye kujya ahantu hatandukanye abaza niba hari aho ashobora gukorera, ariko buri gihe akagaruka afite inkuru imwe y'uko nta mwanya uhari. Karumeri yatangiye kubona ko ikibazo cy'umuryango we kitari ukubura amafaranga gusa. Hari ikindi kintu cyari gitangiye kumubabaza. Abantu bose bababwiraga icyo bagomba gukora, ariko nta muntu n'umwe wababwiraga uko bagomba kugikora. Hashize ukwezi n'igice ubuzima butangiye kuba bihira, Karumeri atangiye kubura ibikoresho bimwe na bimwe. Abayobozi ku rwego rw'igihugu bateguye igikorwa cyo gusobanurira abaturage gahunda nshya z'iterambere n'uburyo abaturage bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Karumeri yumvise ko minisitiri ufite iterambere mu nshingano azaza, atangira kumva ko ashaka kuzamubaza ikibazo kimwe. Ntiyarazi niba azahabwa ijambo cyangwa niba minisitiri azamwumva, kandi ntiyarazi niba ikibazo cye kizagira igisubizo. Ariko uko iminsi yashiraga, niko yakomezaga kumva ko ari ikibazo kitamwemereraga gutuza. Ntabwo yashakaga kubaza ngo kuki mwafunze akabari ka data, cyangwa se ngo abaze ngo kuki mwafunze isoko mama yakoreragamo. Yaramaze kumva ko ibyo byemezo bishobora kuba byari bifite impamvu yumvikana. Icyo yashakaga kumenya cyari kirenze kuri ibyo. Yashakaga kumenya niba igihugu gihinduye uburyo ibintu byakorwagamo mu rwego rwo guteza imbere no kurinda abaturage, abantu batakaje uburyo bwari busanzwe bubabeshaho, baba bakwiriye kubwirwa ngo nimwihangire indi mirimo, nimugende birarangiye. Yashakaga no kumenya niba hari n'undi mutwara igihugu kigomba gufataho uruhare, kandi uko umunsi wo guhura na minisitiri wegerezaga, niko yarashakaga kumva ko agomba kubaza ikibazo cye akareka kukigumana mu mutima we. Yashakaga kukibaza umuntu wari uhagarariye gahunda z'iterambere ry'igihugu imbere y'abaturage bose. Umunsi wo guhura na minisitiri ufite iterambere mu nshingano warageze, maze kuva mu gitondo abantu batangira guteranira hari kubera icyo gikorwa. Hari abari baje kumva ibisobanuro bya gahunda nshya z'iterambere, abandi baje kubaza ibibazo byabo, udasize abari bazanywe n'amatsiko gusa yo kubona umuyobozi mukuru wa leta aje kuvugana n'abaturage mbona nkubone. Karumeri nawe yari yaherekeje nyina, ariko umutima we ntihari hamwe. Nta kindi yari yitayeho cyane uretse ikibazo yari amaze iminsi yibaza.
yari yarakiganiriyeho na se, ariko se akamubwira ko ibibazo nk'ibyo ari iby'abantu bakuru kandi ko atari ngombwa ko umwana abyivangamo. Nyina nawe yari yaramubwiye ko nubwo yari afite icyo ashaka kubaza, yagombaga kubanza kubaha abayobozi no gutega amatwi ibisobanuro byabo. Karumeli yari yarabyemeye, ariko ntiyigeze areka gutekereza ku kibazo cye. Igihe minisitiri yahageraga, abantu barahagurutse baramwakira. Nyuma y'umwanya muto gahunda iratangira. Abayobozi batandukanye basobanuye gahunda z'iterambere, bavuga ku kongera umusaruro, guteza imbere imishinga iciriritse, guteza imbere urubyiruko no gufasha abaturage kwihangira imirimo. Karumeli yateze amatwi buri jambo. Hari aho yumvaga ibyo bavuga ari byiza cyane iyo bavuga ko nta gihugu gishobora gutera imbere abaturage bacyo badakora, kandi buri muntu ko agomba gushaka icyo akora kugira ngo yiteze imbere. Ariko hari aho umutima wateraga cyane, akibuka se wari umaze igihe yicaye mu rugo nta kintu akora, nyina nawe ari uko, n'amafaranga yari yarahombiye mu bicuruzwa bari bararanguye ariko bigapfa ubusa. Nyuma y'ibisobanuro, umuyobozi wari uyoboye gahunda yatangaje ko hari umwanya wo kubaza ibibazo. Abantu benshi bazamuye amaboko bahabwa ijambo batangira kubaza. Bamwe babajije ku mishinga, ku nguzanyo no ku mahirwe y'urubyiruko. Minisitiri asubije ibibazo byinshi mu buryo bwiza, agenda asobanura ko hari gahunda zitandukanye zo gufasha abaturage, ko igihugu gishishikajwe no kubona abantu benshi bagira imirimo, kandi ko iterambere badashobora kuritandukanya no kongera ubushobozi bw'abaturage. Karumeli yakomeje kwicara, ariko uko ibibazo byabazwaga niko yumvaga icyo kimurya umutima kurushaho. Yarebye nyina wari wicaye iruhande rwe, yamubona ateze amatwi, ariko rimwe na rimwe akamwumva yitse imitima cyane nk'umuntu wibuka igihombo yagize. Yibutse ko se yahoraga amubwira ati, mwana wanjye, hari igihe umuntu abura aho ahera. Ayo magambo niyo yamuhaye ubutware. Yazamuye ukuboko, umuyobozi wari uyoboye ibiganiro amubona vuba, ariko ntiyamuha ijambo ako kanya, kuko hari abandi benshi bari bazamuye amaboko. Ikindi kuko yari umwana, yanamwihoreye nkana. Karumeli yakomeje kukuzamura kugeza ubwo umuyobozi amurebye neza akavuga ati, uriya mwana w'umukobwa uri hariya ushobora kubaza. Abenshi barahindukiye bareba aho Karumeli yari ari, bamwe batangazwa no kubona ari umwana w'imyaka 14. Karumeli yarahagurutse agiramo ubwoba buke kuko yari azi ko abantu benshi bari kumureba, kandi abizi neza ko imbere ye hari minisitiri. Yigiye imbere afata mikoro n'amaboko yombi arabanza araceceka. Minisitiri yamurebye amwenyura aramubwira ati, ntugire ubwoba mwana wanjye, mbaza ikibazo cyawe. Karumeli yaravuze ati, nyakubahwa minisitiri, hari ikintu maze igihe ntekerezaho, ariko sindi niba ari ikibazo cy'abantu bakuru cyangwa niba n'umwana ashobora kukibaza. Abantu bamwe basetse gake, abandi baraceceka. Minisitiri aramubwira ati, ikibazo cyose umuntu afite uburenganzira bwo kukibaza, cyane cyane mu gihe ashaka gusobanukirwa. Komeza baza nta kibazo. Karumeli ati, muvuga ko igihugu kigomba gutera imbere kandi ko abaturage bagomba kwihangira imirimo. Nanjye ibyo ndabyumva, ariko mfite ikibazo cyaturutse ku byo nabonye mu muryango wanjye. Ako kanya se na nyina bumvise umutima utera cyane kuko bari bazi icyo umukobwa wabo agiye kuvuga. Karumeli yarakomeje ati, data yari afite akabari, yari afite ibyangombwa, atanga imisoro, kandi ibyo yagurishaga byari byemeye igihe yabiranguraga. Nyuma inzoga zimwe zarahagaritswe ziramenwa, akazi ke karahagarara. Mama nawe yari afite acururiza mu isoko ryemewe ryubatswe na leta ubwayo. Nta kintu kibi na kimwe yakoze, ariko isoko ryarafunzwe kubera ibibazo byari biririmo, nawe burahakorera. Mu mbaga humvikanye amajwi y'abantu bajujura, ariko Karumeli ntiyigeze ahagarara. Yakomeje kuvuga ati, ntabwo nshaka kubaza ngo kuki mwafunze ibyo bikorwa. Ndumva ko niba hari ikintu cyari kibangamiye abaturage cyaragombaga gukosorwa cyangwa kigahagarikwa. Icyo nshaka kumenya ni iki gikurikira. Abantu benshi bahise batuza. Karumeli areba minisitiri mu maso maze aravuga ati, iyo umuntu yari afite akazi kamutunze akora mu buryo bwemewe, hanyuma icyo gikorwa kigahagarikwa cyangwa aho yakoreraga hagafungwa, mukamubwira ngo wihangire undi murimo, ariko uwo muntu akaba nta gishoro afite, nta kazi agira, n'ahantu afite akorera, kandi icyo yari afite aricyo cyari kimutunze kandi aricyo amenyereye, muba mushaka kumvikanisha ko azahanga iki kandi akagihangira he, akagihangisha iki nta gishoro. Yafashe mikoro neza maze aravuga ati, kandi mfite ikindi kibazo nyakubahwa minisitiri. Iyo igihugu gifunze uburyo umuntu yabonagamo amafaranga kubera ko butari bukiri mu murongo w'iterambere, kuki mbere yo kubufunga mutabanza kumubona uburyo bwo kubona amafaranga, cyangwa se ngo nyuma mumufashe kubona imibereho? Niba yari afite akabari kagafungwa, inzoga zikamenwa, amafaranga yose arashya. None se ko muba murinze abaturage nibyo, kandi we nta ruhare yabigizemo, ni iki mutekereza ku buzima bwe nyuma yaho? Muri ako kanya abantu benshi bahise barebana. Umwe mu bari hafi ya Karumeli yaravuze ati, nyamara uyu mwana arimo kuvuga ibintu bikomeye. Minisitiri yashyize ikaramu yari afite mu ntoki ku meza, afata mikoro asa n'ugiye gutangira gusubiza, ariko Karumeli yari agifite ijambo. Yongeyeho ati, ntabwo mvuga ko ibintu byose abantu bakoraga byagombaga gukomeza. Niba hari ibitaragombaga gukomeza, byari bikwiriye guhagarikwa. Icyo ngicyo ndagishima. Ariko se umuntu wari ufitemo imibereho utaragize uruhare mu kibazo cyatumye bihagarikwa, uwateganyirizwa iki n'ubuyobozi bwabihagaritse? Nta muntu wari ugisakuza kuko buri wese yashakaga kumva igisubizo. Minisitiri yatangiye ati, mwana wanjye, ikibazo cyawe ni cyiza kandi ni ngombwa. Iyo igihugu gifashe ibyemezo byo guhindura uburyo ibikorwa bimwe bikorwamo, biba bigamije kurengera abaturage no guteza imbere ubukungu.
ariko kandi hari gahunda zitandukanye zifasha abantu guhindura imirimo yabo no gushaka andi mahirwe. Karumeli yumvise atari cyo gisubizo yashakaga. Yarebye minisitiri aramubwira ati niba izo gahunda zihari se umuntu nka data wari ufite akabari nyuma akabura akazi, ninde umubwira aho agomba kujya? Ninde umuha igishoro? Ninde umwereka icyo yakora? Minisitiri yaracecetse. Umwe mu bayobozi bari bari iruhande ugashaka gufata ijambo, ariko minisitiri aramubuza. Yashakaga kwisubiriza ubwe. Karumeli yarakomeje ati ikibazo nuko mu bwenge hangira umurimo wavuga ati ndabishaka, ariko akabura amafaranga yo gutangira, akabura aho akorera, akabura n'icyo azi gukora kindi. None se icyo gihe abasabwa kwihangira umurimo cyangwa abasabwa kubanza gushaka amafaranga yo kwihangira umurimo yayakura he se kandi ibikorwa yakuragamo amafaranga byarahagaze? Ikibazo cyatumye bamwe mu bantu banyeganyeza imitwe nk'ikimenyetso cyo kwemeranya nawe. Minisitiri afashe umwanya aravuga ati hari gahunda z'inguzanyo n'ubufasha ku bantu bashaka gutangira imishinga. Karumeli ati ariko se umuntu utarimo kubona amafaranga buri munsi, utagira igishoro cyo gutangiza umushinga, nta mutungo afite, banki yamuha inguzanyo? Abantu bari bamaze kubona ko umwana atari kubariza umuryango we gusa, ahubwo abarizaga igihugu cyose. Hari abantu bari muri iyo mbaga bari barigeze gutakaza imirimo yabo kubera impinduka zitandukanye, abandi bafite bene wabo bari barabuze aho bakorera. Minisitiri wongeye gufata mikoro ashaka gusubiza, ariko Karumeli ntiyarakira umwana washakaga ibisobanuro gusa. Yaramaze kubona ko ikibazo cye cyari gifite undi musingi ukomeye cyane. Yaramubwiye ati nyakubahwa minisitiri, icyo nshaka kumenya ni iki? Iterambere risobanura ko igihugu gihindura uburyo abaturage bakoragamo, cyangwa risobanura ko mbere yo gukuraho uburyo umuntu yarasanzwe abeshwaho nabwo, igihugu kiba cyabanje kureba uko uwo muntu azongera kubaho? Muri ako kanya urusaku rwari mu mbaga rwose rwarahagaze. Minisitiri ntiyahise avuga. Karumeli nawe ntiyakomeje kuvuga. Yarahagaze afashe mikoro ategereje igisubizo cy'umuntu wari uje kubasobanurira uko igihugu kigana mu iterambere. Minisitiri akomeje gufata mikoro, ariko amagambo yaramaze kuvuga ntiyarahagije. Byagaragaraga ko ikibazo Karumeli yarabajije kitari gifite igisubizo cyoroshye. Yarebye abaturage bari bateraniye aho, abona benshi bamureba bategereje kumva icyo agiye kuvuga. Yongeye gusobanura ko hari igihe igihugu gifata ibyemezo biba bigamije kurengera ubuzima bw'abaturage benshi, kandi ko hari n'igihe abantu bake bahura n'ingaruka kugira ngo rubanda benshi barindwe. Aho kugira ngo utakaze miliyoni 10 z'abantu bakoreshaga ibintu bidafite ubuziranenge, watakaza abantu miliyoni bungukiraga muri ibyo bikorwa. Icyo gihe wabura ukuye miliyoni 9. Yatanze urugero rw'ibinyobwa n'ibicuruzwa bishobora guteza indwara cyangwa ibikorwa bishobora gushyira abaturage mu kaga. Avuga ko ubuyobozi budashobora kubirebera ngo bikomeze kubera gusa ko hari abantu babikuramo imibereho. Yarengejeho ati hari igihe igihugu kiba kigomba guhitamo hagati yo kureka ikibazo kigakomeza kugira ingaruka ku bantu benshi, cyangwa kigahitamo gufata icyemezo gikomeye gishobora kugira abo kigiraho ingaruka mu gihe gito. Ariko nubwo ayo magambo yasobanuraga impamvu ibyemezo bimwe na bimwe bifatwa, ntiyasubizaga neza ikibazo Karumeli yari yabajije, kuko ikibazo cye nticyari kumenya impamvu ibintu byahagaritswe. Ikibazo cye cyari kumenya icyagombaga gukorwa ku bantu bari batunzwe n'ibyo bikorwa kandi batarigeze bagira uruhare mu makosa yabyo. Abantu batangiye kuganira hagati yabo. Bamwe bavuga ko minisitiri afite ukuri ko ubuzima bw'abaturage bugomba kuza imbere, abandi nabo bakavuga bati ariko se abantu bahombye bo bazabaho bate? Abayobozi babonye icyo kibazo gishobora guteza imvururu, bahagarika inama barayirangiza. Inama yarangiye nta gisubizo gihamye batanze. Karumeli yasubiye kwicara, nyina amufata ukuboko. Mu maso ye hari huzuye amarira, ariko yari yishimiye ko umukobwa we yarashoboye kuvuga ibintu abantu benshi batinyaga kuvuga. Abantu batangiye gutaha mu matsinda, mu nzira bagenda bavuga ikibazo cya Karumeli. Umwe yaravugaga ati uriya mwana yabajije ikibazo twese twari dufite. Undi ati nanjye ndacyari gushaka akazi nyuma y'uko aho nakoreraga hafunzwe, nari nzi ko ari njye njyenyine ufite icyo kibazo. Undi nawe ati iterambere ni ngombwa, ariko se koko umuntu usigaye inyuma kubera impinduka we none hakorerwa iki? Mu minsi yakurikiyeho ibiganiro byakomeje gukwirakwira hirya no hino, ku maradiyo, mu nsengero, mu masoko no mu miryango. Abantu bakomeje kwibaza bati iyi iterambere risabye ko umuntu ari kuburyo yarasanzwe abeshwaho nabwo, ninde ubushinzwe kumufasha kubona ubundi buryo bwo kubaho? Icyo kibazo cyakomeje kugera no mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Abayobozi batangiye kuganira ku buryo bashyiraho gahunda zifasha abantu batakaje imirimo yabo batabigizemo uruhare, kuko babonaga ko ikibazo kiri kurushaho gufata intera, rubanda bakakibazaho, ndetse ubukene kuri bamwe bukarushaho kwiyongera. Hashize amezi 3, abaturage baratunguwe bayoberwa ibibaye. Bagiye kumva bumva hatangajwe itangazo ryari ryavuye mu nama y'abaminisitiri rishyiraho gahunda nshya zari zigamije gufasha abari barahuye n'ibibazo nk'ibyo. Hatangajwe gahunda zo gutanga amahugurwa ku bantu bari bafite ibikorwa bigahagarikwa batabigizemo uruhare, ko hashyizweho uburyo bwo gufasha bamwe mu bacuruzi bo mu masoko yafunzwe kubona ahandi bakorera, kandi ko hatangirwa gahunda zo guha inguzanyo bari baratakaje ibikorwa byabo, ariko bamwe n'ubundi bakoraga byemewe n'amategeko bizwi mu gace kabo, ndetse barenzaho ko hashyizweho n'inkunga z'inzibacyuho zari zagenewe abafungiwe ibikorwa byabo nta burangare bwabo bwite burimo. Ibyo byatumye abantu bongera kugira icyizere. Se wa Karumeli yitabiriye amahugurwa we n'abandi bantu bari bafite utubari n'inzoga zakuwe ku isoko, kandi yaje gufashwa gutangira ubundi bucuruzi butari ubwako kabari yari asanzwe afite.
nyina n'abandi bacuruzi bo mu masoko yafunzwe kandi yari yemewe bafite ibicuruzwa byemewe nabo bafashijwe kubona aho bakorera hashya ubuzima busubira ku murongo. Nubwo bitari byoroshye nk'uko byari bimeze mbere, batangiye kongera kubona amafaranga yo gutunga urugo. Umunsi umwe ari nimugoroba, se wa Karumeli yaramubwiye ati mwana wanjye, hari igihe umuntu umwe aba ashobora kubaza ikibazo kigahindura ubuzima bw'abandi benshi. Karumeli yahise amwenyura aramubwira ati papa, sinari nzi ko ikibazo cyanjye cyari gikomeye nk'uko abantu babivuga. Se yaramusubije ati nanjye sinari mbizi, ariko iyo utabaza birashoboka ko abantu benshi bari gukomeza kubabazwa n'ikibazo kimwe mu mitima yabo, buri wese akumva ko ari umutwaro we wenyine. Abantu bose bari bazi inkuru ya Karumeli kandi bishimiye ko nyuma yo kubaza ikibazo cye, minisitiri yagisubije mu bikorwa. Nibyo koko kugisubiza mu magambo byaramunaniye, ariko yagisubije mu bikorwa mu buryo bwihuse. Kugeza icyo gihe nta gihembo leta yari yarigezeho Karumeli kandi nta mudari yari yarambitswe, yewe nta n'amafaranga yari yarigeze ahabwa. Ariko abaturage batangiye kumwita intwari yabo. Iyo abantu bahuraga na se cyangwa nyina barababwiraga bati nimwe mwabyaye, abandi bati yabajije ikibazo twese twatekerezaga ariko tukabura ubutwari bwo kukibaza. Umuntu aba yitinyira ko yabaza nabi, bakaba batekereza ko ari kugumura abandi, bakaba banamufunga. Umunsi umwe nimugoroba, mu gihe Karumeli yaravuye ku ishuri amaze kurya ibyo bari bamusigiye, yicaranye na se na nyina, babonye imodoka iparitse imbere y'urugo rwabo. Batekereje ko hari umuntu uje kubasura, ariko batungurwa no kubona ari minisitiri wari uzanye n'abandi bayobozi batatu. Se na nyina bahise bahaguruka bafite ubwoba, bibwira ko hari bagiye kuzira ibyo umwana wabo yabajeje. Bamaze kwicara, minisitiri yarebye Karumeli aramwenyura aramubwira ati mwana wanjye, hari ikintu twashakaga kukubwira. Kuva wa munsi wabaza kiriya kibazo ntitwigeze dusinzira, twakomeje kugitekereza amanywa nijoro, tukakiganiraho mu nama nyinshi. Twasanze ikibazo wajeje kitari ikibazo cy'umuryango wawe gusa, ahubwo dusanga ari ikibazo cy'abaturage benshi. Twashoboraga kugusubiza amagambo kuri uriya munsi, ariko twahisemo kugisubiza mu bikorwa. Niyo mpamvu abaturage babonye ko ari gahunda zatangiye zigamije gufasha abantu batakaje imirimo yabo bataragize uruhare mu makosa yabiteye. Se wa Karumeli yarebye minisitiri atunguwe, nyina amarira atangira kuzenga mu maso. Minisitiri arongeye ati ariko hari ikindi twiyemeje. Nubwo utigeze usaba igihembo, twifuza kugushimira ubutwari wagize bwo kuvuga icyo abandi batinyaga kuvuga. Twafashe icyemezo cyo kukurihira amashuri yawe kugeza urangije kaminuza. Karumeli yarebye se areba nyina, abona amarira amanuka ku matama yawo. Nta muntu wari witeze ayo magambo. Uwo munsi minisitiri n'itsinda bari bazanye basezeye kuri uwo muryango, ariko inkuru y'uruzinduko rwabo ntiyatinze kumenyekana mu gace hose. Abaturage batangiye kuvuga ko umukobwa w'imyaka 14 yashoboye guhindura uburyo ikibazo cyatekerezwagaho mu gihugu hose. Karumeli nawe yakomeje amashuri ye arayarangiza, abona n'akazi muri leta, ariko ntiyigeze yibagirwa ko rimwe na rimwe ikibazo cy'umwana umwe gishobora gutuma igihugu cyose gihindura uburyo kibonamo ibintu. Iterambere si ugukuraho ikintu kidakwiriye gusa. Iterambere ni no kureba umuntu wasigaye inyuma kubera izo mpinduka, ukamufasha kongera guhaguruka. Iryo ni ryo somo abantu bamenye inkuru ya Karumeli bakomeje kuzirikana kugeza n'uyu munsi wumvise iyi nkuru kuri channel yacu ya Murukare. Niba uri mu bakunda inkuru zacu, kuki uyu munsi utaduha igitekerezo cyawe? Gahunda ni yayindi. Wakomeza kudushyigikira ukadusubscribe niba utarabikora, tukuzuza 20,000. Bye nawe ubutaha.